nk'iriya mbwa ngo ni murangira wowe karangira imbwa mu gashiro ka nyoko we urirwa woshya abana ngo baze kurwanya ba Mukanyigo kuri TikTok urirwa woshya abana ngo baze gutukana kuri TikTok ibintu wakoze. Wa mbwakazi uraza hano ugatuka Murangirwa yagukoze iki ukaza ariko ntimujya mugira n'ubwoba. Murangirwa ntabwo yaza kuvugana n'ako kabi kawe ngo ni umunwa, ayo mahirwe ntabwo wayabona. Mwibasira abantu niba ari amasereka wabuze iyo konsa ibyana byawe ntabwo ari Murangira uzayaguha. Niba warabuze imihango ukibwira ko nuvuga Murangirwa iyo mihango izaboneka, ntabwo izaboneka. Uzapfa utyo uvuga u Rwanda gusa uvuga abayobozi b'u Rwanda uko batari. Nk'iriya mbwa ngo ni murangira wowe karangira imbwa mu gashiro ka nyoko we urirwa woshya abana ngo baze kurwanya ba Mukanyigo kuri TikTok urirwa woshya abana ngo baze gutukana kuri TikTok ibintu wakoze abantu bose wagiye wangiza ibintu wagiye ukora urumva abana babikosora gute? Abantu bafungiye ubusa, abantu warenganyije kubera inda yawe urudigi rwawe wagahambirwa we uroshya abana ngo baze gutukana ngo kuri TikTok ngo hanyuma ngo baze guhangana ngo n'abandi bari kuri TikTok ngo bange u Rwanda. Ariko tuvuga ibyabaye n'amateka n'ibiki byose byabaye uko byagenze, ari nawe wafungira abantu ubusa, ari nawe wafasha abantu kubafungira ubusa, ubasiza imitungo yabo, ubasiza ubwoko bwabo, ubasiza aho baturuka n'uko bateye n'uko bameze aribo ari nawe wagicucuwe. Ninde wanga igihugu? Uzarinda unapfa. Ariko uyu munsi niwo munsi wa nyuma ugiye kubona izuba. Ugende urye ibya nyuma usinzire, niba ari amabyi uyarye unywe icyo ushaka, ariko uyu munsi ntabwo uzongera kubona izuba. Ariko njya nibaza ngo iyo wicaye ahantu ugatekereza ibyo uvuga ku Rwanda ukaruvuga nabi, ukaruvuga uyu munsi, ejo ukongera bakakwihorera, uba utekereza iki? Izo content muzana hano zikabashuka, hari umunsi zizabicira ubuzima bwanyu. Ariko njya ntekereza ku bana bawe nkibaza impamvu bo bataza hano ngo baze bavuge nk'ibyo uvuga. Ngatekereza ngasanga ushobora kuba warabyaye abana bazima ahari bafite ubwenge batapfuye nkawe. Ntabwo ndabona umwana wawe aza hano ngo avugurure ba Kagame, ba Kabarebe, ba Murangirwa, wirirwa utuka ngo aze abivuge hano nkawe, ngo avuge u Rwanda nabi, akurekera ubugoryi bwawe. Ariko Mukankiko ahubwo nanga ibyo uza usakuza ngo u Rwanda, ugasakuza ibimuza hano mukavuga ngo twebwe urubyiruko rw'u Rwanda ngo abadutuma ni abayobozi bakuru. Ndagira ngo wa mbwakazi we nkubwire ko nta muyobozi udutuma, twebwe ni twebwe tuza hano
tugafata umwanzuro wo guhangana n'ibigarasha nk'amwe mukanga igihugu cyanyu mwibwira ngo natwe tuzacyanga tubura ubwenge nk'amwe. Ntabwo izo nshinge muzazidutera rwose. Nimushake muzagende mutekereze muvuge ngo twananiwe kubwira urubyiruko rw'u Rwanda, twabuze n'umwe tuzana muri ibi dukora. Njyewe rero ku giti cyanjye niteguye guhangana nawe. Umunsi nzagusandaza ntuzanyasameho, ntuzandireho. Uzasiga abana bawe uri muri gereza, uzarinda upfiramo kubera ubwo bugoryi bwawe uzana usakuza gutyo, ntabwo bizaguhira rwose.